habadiliki. Yeye ni yule yule. Amini neno lake alilosema kwako. Kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule, jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule. Mungu ni yule yule, jana hata leo. Milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Mungu ni yule yule, jana hata leo. Milele habadiliki. Yeye ni yule yule.
Haleluya. Baririmbyi barakoze, Imana ibaha umugisha. Mbonye kuko mukumbuye ijuru. Amen. Haleluya. Baririmbye abambere baturirimbiye ngo kujyayo ni ibintu bisaba kuba wejejwe kandi ubyizeye. Amen. Hari imidugudu myiza umwami ategurira abera. Imana ihimbazwe. Ndikumva muri gufashwa nabyo. Tugiye gushima Imana turirimba 272. Tugiye guhaguruka, saba umwe mu bigisha b'abana azasenga Imana, abana bajye kwiga, natwe dukora uyu murimo wo gushima Imana, tuyitambira amaturo, dukomeze turirimba indirimbo wa mugani ivuga ngo turashaka kujya mu ijuru. Umwami ageze kwiremba. Imana yacu turagushimye, turagushimira ineza yawe itagihinduka, turagushimira urukundo rwawe rwinshi. Muri iki gitondo rero abana baje guterana, ubaha umugisha kandi uha umugisha n'itorero riduha umwanya. Tugiye kwiga inyigisho z'abana, ujyane natwe kandi ukomezanye n'iteraniro ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Duhaguruke rero dukore uyu murimo dutanga amaturo y'ishimwe. Abayafite kuri telefone turakoresha iyi kode mu mapuro z'umuhondo 077911. Dukomeza kuririmba duhimbaza Imana. Turirimba ibitero bibiri by'iyi ndirimbo gusa, ibindi turaza kubiririmba dutura amaturo. Amageze kwirembo abambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mw'ijuru. Kwirembo
Imana ihimbazwe. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Reka sabe shemu atambuka asengere umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mushumba nawe aratambuka azari tugezeho. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko nubwo amakuba yaba menshi ate uyafite wijambo. Twari gutinya cyane. Ese nibuka ko wigeze ubwira Satani uramubwira ngo Yobu ndamuguhaye ibintu bye ndabiguhaye ariko ngo ubugingo bwe ndabukomeje. Nubukoreho afite aho hera naho agomba kugarukira. Nubwo amakuba turemerera rimwe na rimwe ariko hari aho hatarenga. Kandi ubuzima bwacu bugakomeza. Turagushimiye bihe kwicubahiro mu izina rya Yesu. Tugeze mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe mwami. Turasengera umwigisha w'ijambo ryawe wateguriye uyu munsi umushumba wacu. Umufashe rero bane nawe muri byose. Natwe bagiye kumva ijambo ryawe mwami dufashwe naryo rigira aho dukura nawe tugeza mu izina rya Yesu mukiza wacu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana iciye inzira ikadushoboza kuba muri iri teraniro. Reka turambure ibiganza byacu tuyihereze icyubahiro. Dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa. Twihute tugereyo ibice 5. Yosuwa ibice 5. Twahageze ndumva ari hafi cyane. Abaje vuba ni muri page 210. Reka duhere ku bice 6 duhereye ku murongo waho wa mbere. Yeriko hari hakinze cyane kuko batinyaga Abisiraheli. Nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe abe ariko muzajya mubikora kumara iminsi 6. Dusome ku murongo wa 10. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyangwa ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi muzahereko muvuge. Reka dusome nanone rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa 30. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka 7. Subiremo. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira iri jambo nahaye intego ivuga ngo imvugo y'Imana ikingura ahakinze. Haleluya. Imvugo y'Imana ikingura ahantu hakinze. Dusomye ahangaha muri Yosuwa. Iki gitabo cya Yosuwa ni igitabo kigaragaramo intambara zikomeye Imana yarwaniriye Abisiraheli. Igihe kigeze Mose umuyobozi w'urugendo ubwo yari amajije gupfa, Abisiraheli bagize ibibazo bikomeye. Mose ku Bisiraheli yari byose. Iyo bageraga ahantu hatari inzira, Mose yaramburaga inkoni inzira ikaboneka. Mose yari muganga. Iyo Abisiraheli barwaraga niwe wabwiraga Imana, Imana ikabakiza. Ariko igihe kigeze Imana iramutwara, ariko urugendo rwagombaga gukomeza nkuko Imana yari yarabasezeranyije yuko izabageza mu gihugu cy'isezerano. Navuze ngo imvugo y'Imana ikingura ahakinze. Kuba Imana yaravuze byonyine birahagije. Nubwo Mose
yari atakiriho, ariko iby'Imana yavuze byari biriho. Iby'Imana yakuvuzeho kuva biriho, nawe ukaba ukiriho, ntugire ubwoba, izabisohoza. Imvugo y'Imana ikingura ahantu hakinze. Muri icyo gihe Yosuwa yari kumwe n'Abisiraheli, kandi Mose yapfuye bageze ahantu hakomeye. Bari bageze ku ruzi rwa Yorodani. Uru ruzi rwa Yorodani rwari rwuzuye cyane ndetse ruhorera. Bari bazi ko Mose ari ufite ubutware wenyine ubasha guhagarika ibintu bigahagarara. Aho rero niho Yosuwa yagombaga kugaragarira. Ariko Imana ibwira Yosuwa, Abisiraheli bumva, iramubwira ngo uhereye none ngiye gutangira kugukuza imbere y'Abisiraheli. Amen. Imvugo y'Imana irakomeye. Imana ibibwiye Yosuwa ko igiye gutangira kumukuza, hari ukuntu yatangiye kujya ivugana nawe. Twibuke yuko Imana yajyaga ivugana na Mose. Mose akagenda akabwira Abisiraheli iby'Imana yavuze. Ariko Imana ihindura uburyo. Imana igihindura uburyo. Ivuga yuko igiye gukuza Yosuwa imbere y'Abisiraheli. Nihuse cyane kugira ngo tuze kumva iri jambo neza. Ibintu bibiri bikomeye byari imbere y'Abisiraheli. Icya mbere hari Yorodani. Iyi Yorodani ntago yari yoroshye. Icya kabiri yari Yeriko. Kandi Yeriko bagombaga kuyinjiramo ikavaho. Byasabaga izindi mbaraga zidasanzwe. Ariko iby'Imana yavuze bikuraho ibintu byose bishobora kwitambika umugambi wayo. Icyo Imana ivuze gikuraho umugambi wa Satani. Niko narishatse kuvuga. Imana yabwiye Yosuwa uburyo bagomba kwambuka Yorodani. Aho si matini. Abatambyi bafashe isanduko, abari bo babanza mu mazi. Mu yandi magambo, igitangaza cyabaye ku Bisiraheli kuri iyo shuro ntago gisa n'igitangaza cyari cyabaye ku nshuro ya mbere. Mbibutse ko inshuro ya mbere amazi yahagaze, ariko inshuro ya kabiri icyo gitangaza cyakoretse Abisiraheli bakandagiye mu mazi. Imana yabahaye imbaraga zo gutinyuka, kuko hari ijambo yari yaravuganye nabo. Yosuwa abwira abatambyi ngo abe ari bo babanza mu mazi. Batambutse bageze mu mazi, amazi arahagarara. Aya ruguru arahagarara, ayepfo aramanuka, barambuka, bahakura ibihamya. Haleluya. Ikigeragezo cyose, intambara yose urwanye nayo, ujye ukuramo ibihamya. Icyo ni ikindi cyigisho ntari buze gutindaho. Bamajije kwambuka, babonaga Yeriko imbere yabo. Amateka ya Yeriko murayazi. Mbibutse ko mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri wese afite Yeriko ye. Umuntu wese agira Yeriko ye. Ariko reka mbanze mbabwire gatoya kuri Yeriko y'Abisiraheli. Kuri Yeriko yari bagoye. Nze kubabwira rero kuntu imvugo y'Imana igikuraho ibintu byose. Iyo barimo barasobanura Yeriko, isobanurwa mu buryo butandukanye. Hari abavuga ko Yeriko ngo yari ifite metero 12 kuzamuka, mu butambike ikagira metero 6. Yeriko ngo hari hakinze cyane kuko batinyaga Abisiraheli. Bari bazi ko gahunda y'Abisiraheli ari uko bazinjira Yeriko. Kubera iyo mpamvu rero bakoresha uko bashoboye kose Yeriko barayifunga. Yeriko barayubatse mu buryo bukomeye cyane. Ariko nubwo Yeriko yari yubatse, imvugo y'Imana yagombaga kuyisenya, kuko imvugo y'Imana irakomeye. Imvugo y'Imana ingana no gukora kwayo. Imana ishimwe. Hari igihe tujya tubitesha agaciro, ariko niba Imana yarakuvuzeho ijambo, jya ukiranuka gusa, urindire icyo Imana yakuvuzeho, kuko imvugo yayo ingana no gukora kwayo. Dufite ibimenyetso birenze kimwe.
dufite ibimenyetso birenze bibiri, kuko natwe hari iby'Imana yatuvuzeho irabikurikirana, igihe kigeze tubona ibikoze, bitavuye ku miryango, bitavuye kuri bene wacu, ahubwo bivuye ku mbaraga z'Imana mu gihe twafashe cyo kuyegera gusa. Tumajije kuyegera no kuyikiranukira, Imana imajije kwishima ituvugaho ijambo. Irangije kutuvugaho ijambo irarikurikirana, irangije kurikurikirana irarisohoza. Umuntu wicaye ahangaha udafite imvugo y'Imana afite ikibazo gikomeye cyane. Ariko uyu munsi byashoboka ko nawe Imana yakuvugaho. Imvugo y'Imana ikingura ahakinze. Iyi Yeriko rero murumva ukuntu yari imeze. Birumvikana yari ifite imiryango. Iyi miryango yari ikinze cyane, kandi ahantu hakinze niho abarinzi bose bajya. Bumvishije amateka y'Abisiraheli bagira ubwoba. Bumva ukuntu Abisiraheli batajya bakumirwa niyo bageze ku mazi hacika inzira. Bumva ibitangaza byabo Imana yagiye bakorera, bagira ubwoba, bafata icyemezo cyo gufunga. Ariko Yeriko uko yaba imeze kose, Imana ipfa kuba yarakuvuzeho, Imana ipfa kuba yarayivuzeho. Imvugo y'Imana ikuraho Yeriko. Nihuse gatoya nkagaruka muri iri jambo, reka mvuge ibintu bine byatumye Yeriko ivaho. Navuze ko buri wese afite Yeriko ye. Sinza gutinda kuri Yeriko dufite, turazifite kandi ni nyinshi. Ikintu cya mbere cyatumye Yeriko ivaho nuko Abisiraheli bamajije kwambuka Yorodani, bafashe icyemezo cyo kwihana batinda mu ihema. Yesuwa 5:8. Habayeho gukeba, abatari bakebwe barangije gukebwa kandi baragenda batinda mu ihema. Iyi ni intwaro bakoresheje. Bisobanura kwihana ibyaha ugatinda mu masengesho. Igihe cyose ufite Yeriko ikuri imbere, ufite ikigeragezo kimeze nk'umusozi, nugifatira icyemezo cyo kwihana icyaha ngo utinde imbere y'Imana, Yeriko yawe muzagumana. Ariko nufata umwanzuro wo gukiranukira Imana ugatinda imbere yayo, Imana izagukiza Yeriko ikuri imbere. Icya kabiri cyafashije Abisiraheli kugira ngo Yeriko iveho nukumvira Imana. Kumvira Imana. Ntago bishoboka ko Imana yasohoza amasezerano yawe utayumvira. N'umwana wabyaye iyo atakumvira, hari igihe ujya kugurira abandi bana we ntumugurire ukavuga ngo arasuzugura. Niba ushaka ko Imana igukiza, niba ushaka ko Imana ikuraho Yeriko yawe, urasabwa kuyumvira. Ibintu Imana yari ibwiye Abisiraheli ubishyize mu buryo busanzwe n'ibitekerezo byacu n'ubwenge ntago bishoboka. Niho hahandi tujya tugira tukababwira ngo mujye mukura ibintu mu mibare. Imana yarababwiye ngo bo bajye bazenguruka. Tekereza kuzenguruka konyine, kandi bakajya bazenguruka rimwe. Twabisomye, bakabyuka mu gitondo, abatambyi bagafata isanduko, abandi bakazenguruka. Nta yindi ntwaro ni ukuzenguruka gusa. Iyo twavuze ngo twaje mu ijuru ry'impinduka, hari abantu babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko tuba turimo turazenguruka. Iyo twavuze ngo turasenga iminsi 2, hari abantu babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko burya tuba turimo turazenguruka. Iyo twavuze ngo korali irasenga iminsi 3, abantu babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko burya tuba turimo turazenguruka. Iyo bavuze ngo ni repetition y'icyumweru, abantu babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko tuba turimo turazenguruka. Muri uko kuzenguruka rero, Imana igikoreramo imirimo. Imana iradusaba kuyumvira ku rwego rurenze. Mu gihe utumvira Imana, wakumva ijwi ry'Imana ugashaka kudashyira mu bikorwa iby'Imana yakubwiye, hama hamwe gumana na Yeriko yawe. Ntabwo izavaho.
uzahirika ntabwo izagenda, ariko igihe wumviye Imana ujye uzenguruka. Niba tuvuze ngo ni ukubaka inzu y'Imana ujye uzenguruka, ntacyo bitwaye. Niba tuvuze ngo ni ukuzinduka ujye uzenguruka. Muri uko kuzenguruka Imana ibiha agaciro kumvira Imana. Iyi ni intwaro ya kabiri Abisiraheli bakoresheje. Igihe kimwe iyo dusomye aha muri Yesuwa ibice 5 ku murongo wa 13, umugabo w'ingabo z'Uwiteka ari wa Yesuwa yafashe umunsi ajya gusura Yeriko. Agiye gusura Yeriko aragenda arayitegereza, areba uburebure bwayo, areba ubugari bwayo. Agiye kubona abona marayika aramanutse. Uwo marayika wamanutse nta wundi ni Yesu. Ngo agiye kubona ngo abona afite inkota mu kiganza. Yesuwa nawe yari umusirikare w'umuhanga, aramwegera aramubaza ngo mbese wowe uje uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Aramubwira ngo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Iyo turi kuzenguruka marayika aramanuka. Haleluya! Twazenguruka marayika akamanuka. Burya uzenguruka marayika araho hafi. Ikintu cyari kizanye marayika yaraje gutangira gusenya Yeriko ayihereye mu mizi. Ibyawe Imana izabisenye ibihereye mu mizi. Burya hari ukuntu itangira kubisenya ntubimenye. Icyo usabwa urasabwa kuzenguruka, kiranuka gusa. Zenguruka Yeriko, yizenguruke. Nubwo ubona iguhagaze imbere ari umusozi munini, zenguruka. Muri uko kuzenguruka rero ntabwo tuzenguruka gusa, ahubwo hari ibikorwa Imana itangira gukora mu ibanga. Iyo twazengurutse hari ibikorwa Imana ikora mu ibanga. Aho niho marayika yaje abwira Yosuwa ati jewe nje nona kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Imana muhereze icyubahiro. Icya gatatu, Yesuwa ibice 6 ku murongo wa 10 bubahirije amabwiriza. Yarababwiye ngo noneho muri uru rugendo turimo rwo kugira ngo Yeriko ituve imbere yari iteye ubwoba. Iyo washyiraga mu bitekerezo ntabwo byashobokaga. Yarababwiye ngo nta yindi ntwaro ni uguceceka. Guceceka. Umuntu wese aceceke kugeza umunsi nzababwira ngo buri wese avuge. Bazengurutse bagize gute? Bacecetse. Wowe ibibazo iyo byaguteye nta guceceka. Ikigeragezo cyawe kibamo uvuga. Nayo mpamvu kirushaho kuremera. Ukagira ingorane ukajya kubwira mugenzi wawe uzi ko agiye kugufasha gusenga, aho akagufasha kukubabaza, akabyamamaza n'utarabuze akabimenya. Kubera impamvu yo guceceka, impamvu Imana yabwiye Yesuwa ko bagomba guceceka nuko bazengurutse umunsi wa mbere bakabona Yeriko ari kukimeze. Burya uri muravuga, iyo bavuga bari kuvuga bati ntibizashoboka, iki gikuta murabona kizavaho, murabona tutarasaze. Icyo Imana igusabye gukora bari cyo ukora. Umurimo ni uwayo. Urasabwa guceceka mu bigeragezo, urasabwa guceceka mu ntambara, urasabwa guceceka mu bibazo. Ceceka. Urasabwa guceceka. Uravuga iki? Nababwiye igihe kimwe nagize ibibazo bikomeye. Gize ibibazo bikomeye, ngerageza kureba abantu bafite ubushobozi twari tuziranye, njya kubabwira ibibazo byanjye. Barangije baranyumva, banyumvira ubusa, barambwira ngo tuzabitekerezaho. Nta kintu babikozeho. Ariko igihe nafashe icyemezo nkabwira Imana ngo Mana nkuje imbere, Imana yaranyumvishije kandi yo ntago yanyumviye ubusa. Ceceka. Uraceceka ugasenga Imana igakoresha abantu. Abantu Imana yaremye igihe bakoresha bakabasha kudufasha kuva mu bibazo. Ariko nanone hari igihe bafasha Satani kutubabaza. Kujya kubwira abantu rwose ibyanjye murabizi, oya, genda ubibwira Imana uceceke. Ibi binaniye abagenzi. Yeriko ni nyinshi.
hari umuntu ufite Yeriko y'urugo, umugabo wawe yabaye nka Yeriko, wamushatse muvugana neza, wamushatse ari shushusheri, ariko ubu byabaye ibibazo, ni ugutaha yarakaye. Wamushatse atanywa itabi ariko ameze nk'urumogi kandi ntarwanywa. Iyo ni Yeriko yawe. Ntabwo ari ngombwa kwirirwa ujya kubibwira abantu. Genda wegere Yeriko yawe usenge kandi uzenguruke ucecetse. Amasengesho uzasenga Imana izakumva kandi izakubwira ijambo ryiza, ikubwira ngo umugabo iramuhinduye. Imvugo yayo ingana no gukora kwayo, ariko urasabwa guceceka. Hari abafite Yeriko z'abadamu, ukazana umudamu avuga akajwi gatoya, abona ari umwana mwiza, ariko bwacya akavuga ameze gutya. Wajya gusohoka agahagarara mu muryango, ni ibibazo. Urasabwa gusenga. Umugabo umwe yaje kumbwira ati, mushumba mfite ikibazo. Ati umugore yankubise inshyi ebyiri. Nise yagukubise gute? Ati mu by'ukuri maze iminsi ifite ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga ntayo mfite, ariko abazi gahunda zanjye. Ariko mu gitondo nka saa 10 yambwiye ati, papa Runa, ntago mvuga izina ryo usibye ko atari Noah. Ati Karame. Ati byuka tuvugane. Ati ndabyuka ndicara. Ati ubundi ibi bibazo dufite si wowe wabizanye? Iyo ibibazo byaje, umwe atangira kubwira mugenzi we ngo niwe wabizanye. Ati se shari nabizanye? Ati hoya. Ati ibibazo dufite si wowe wabizanye? Ati se abana ntago barimo barajya ku ishuri, ntitwaburaye, none se bite byakuki utajya gukora nk'abana? Ntuzi ko nzinduka mu gitondo nkagenda bikanga? Ngo yankubise inshyi ebyiri, yahise ahaguruka mukubita urushya mukubita urundi. Ntagukubise wakoze iki? Ati namubwiye ngo Imana ikubabarire. Ntiwakoze. Nyuma yo kumubwira ngo Imana imubabarire, nje kukureba. Nibyo ntibihagije, genda usenge. Hari abagore bakubitwa n'abagabo, bafite Yeriko z'abagabo, ariko hari abagabo bakubitwa n'abagore bafite Yeriko z'abagore. Bamwe babaye ba metre, abandi babaye ba metresse. Agomba kukwigisha. Kandi igihe cy'amasomo ugomba kwicara ukayafata neza. Ariko urasabwa guceceka. Nujya kubivuga mu muryango, ikizabaho hazabamo ibibazo nyine, bazanga uruhande rumwe cyangwa bavuga bati nubundi bahindukire bajye kurundi, ati nubundi umugabo wawe afite umwako. Ariko iyo wacecetse mu kigeragezo, Imana igikirangiza abantu ntibabimenye. Ariko iyo wavuze ukabivuga, birangira abantu bose barabimenye. Nubundi bakavuga ati ibyabo nibiriye. Ariko urasabwa guceceka mu kigeragezo. Abisiraheli, Yesu yarababwiye ngo muzaceceke kugeza umunsi nzababwiriraho. Icya gatatu ni icya kane. Twasomye mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 30. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka karindwi. Turasabwa gutunga kwizera kuri ku rwego rwo hejuru. Abantu bageze mu gihe cyo kutemera, abantu bageze mu gihe cyo kutizera. Igihe kimwe twagiye twizera ibintu, twamara kubyizera tukabisengera, kandi uko twabisengeye bikamera uko, ariko abantu ntibagifite kwizera. Hari n'umuntu uhura nawe akakubwira ati ngiye ubuhanuzi narabuhaze barambeshye. Oya, ubuhanuzi burahari bw'ukuri, ariko hari n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ushobora kumanurira ubuhanuzi bw'ikinyoma, nakumva ari ibyiza nkajya kubiremera mu masengesho, nkavuga ngo Mana, biriya bintu numvishije bivugwa nawe, niba ari wowe wabivuze, niba atari wowe wabivuze simbizi, ariko kubera ko ndi imbere yawe ndagusabye bibe. Bene uko kwizera kurakora. Imana ijya ibyumva, niyo byaba atari byo ikabikoreramo, umugambi w'Imana ukagusohoraho. Ikibazo gihari gikomeye, abantu ntago bafite kwizera. Imana itwongerere kwizera. Twavuze ngo kwizera kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka, kandi turavuga ngo imvugo y'Imana ikingura ahakinze. Reka mvuge gatoya.
iyo dusomye muri Yesaya ibice 45 tugasoma duhereye nda ku murongo wa 2, haravuga ngo ni inkuru zakura, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinduza by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Ikibazo si uko hafunze. Imvugo y'Imana iraremereye, ikuraho imisozi. Ibi yabibwiye umugaragu wayo Kuro. Nubwo hari ibintu bimeze nk'imihindizo by'ibyuma, ariko Imana yabwiye Kuro, imvugo y'Imana igihindura, imvugo y'Imana ikuraho imisozi. Yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakujya hehe imbere. Yabwiye Kuro ibintu bigeze muri 4. Icyambere aramubwiye ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Ubutunzi buri mu mwijima. Hari ahantu Imana ishobora kukwereka ushobora gukura, aho hantu urimo urakura abantu ntibahabone, ariko kubera ko Imana yavuze ko izaguha ubutunzi ahatagaragara, wowe ukabibona. Urugero, je nasenze Imana, senze Imana impa umushinga. Uyu mushinga, iyi kampani yanjye mfite, nayibonye mu masengesho. Ndimo ndasenga Imana maze igihe nashatse umushinga nakora. Burya iyo twasenze Imana ijya yururuka. Ibyo abandi babona ko bidasobanutse, ibyo abandi basuzugura, ibyo Imana ikabifunguriramo inzira y'umugisha, ukabasha kwakira umugisha. Uko niko yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Ibyo abandi bareba ntibabone, wowe nzagufungura amaso ubone ko ibyo ngibyo ari byo biri ku isoko ry'umurimo. Icya kabiri yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzaguha ibintu bihishwe ahantu. Buriya nubwo ubona utarimo urashyikira umugisha wawe, ariko hari ibintu bihishwe ahantu. Mu gusenga Imana no kuyubaha no kuyumvira, imvugo y'Imana irakomeye cyane. Iyo twumviye Imana tukayisenga, tukubahiriza amabwiriza y'urugendo, Imana hari ahantu igifungura ikatwereka. Buriya ikizagukura mu bushumeri ntikiri kure, ikizagukura ku cyavu ntikiri kure, kiri hafi yawe. Imana niko yabwiye Kuro ngo izamuha ubutunzi buri ahantu. Imana iguhuze n'ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu. Icya gatatu, iramubwira ngo ikibazo si inzugi z'imiringa zikuri imbere. Imana iramubwira ngo njyewe Uwiteka nzazimenagura, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ariko kugira ngo biriya bihindizo by'ibyuma, ziriya nzugi z'imiringa, kugira ngo zifunguke, urasabwa kubahiriza amabwiriza. Amabwiriza twayumvishije. Mu gihe utarimo urubahiriza amabwiriza, izo nzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bizakuguma imbere. Ariko nuwubahiriza amabwiriza, Uwiteka Imana azamanuka azabicamo kabiri. Humura, ndashaka kukubwira ko mu gihe wubahirije amabwiriza hari ibyo Imana izikorera. Hari ibyo Imana izikorera. Wowe komeza uyirindire, ukomeza uzenguruke gusa. Kubera iyo mpamvu hari ibintu Imana izikorera. Twasomye rero ahangaha muri Yosuwa, hatubwiye ngo Yeriko hari hafunze cyane. Ntawe wabashaga kwinjira kuko batinyaga Abisiraheli. Ariko ndashaka kugutangariza ko nta muntu wafungirana Imana. Oya, nta wafungirana Imana, ntibishoboka. Nubwo Yeriko hari hafunze cyane, nubwo ntawabashaga kwinjira cyangwa ngo asohoke, isaha igeze bamajije kuzenguruka, Yeriko yararidutse, ibibazo bikurwaho, Abisiraheli barambuka.
ibanga nta rindi ni uko bubahirije amabwiriza. Imvugo y'Imana iritura imisozi, imvugo y'Imana ikuraho ibintu bitariho, imvugo y'Imana ica inzira aho zitari, imvugo y'Imana isobanura ibidasobanutse, imvugo y'Imana itanga icyerekezo, imvugo y'Imana itanga ubuzima, imvugo y'Imana itanga kubaho mu gihe wayumviye ukubahiriza amabwiriza. Turasoje. Wowe urasabwa n'Imana kubahiriza amabwiriza gusa. Numara kubahiriza amabwiriza, wowe ugume ku munara urindira iby'Imana yavuze ko ibisohoza. Impamvu byapfuye, impamvu bitasobanutse, impamvu ubona bikiri ikibazo, impamvu ubona udafite icyerekezo, ni uko utubahirije amabwiriza. Twababwiye ibintu bine ntari buze gusubiramo. Ariko nyuma yo kubahiriza amabwiriza, Yeriko yavuyeho. Nawe ufite Yeriko. Tugiye kugusengera. Tugiye kugusengera, twubuke imitwe yacu, tugiye gusenga Imana. Imvugo y'Imana ikingura hakinze. Imana si umuntu ngo ibashye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ariko mbere y'uko ibikora, urasaba kubahiriza amabwiriza, kwihana ibyaha. Ese umutima wawe ntugucira urubanza? Uzi ko ufite ibibazo ariko ukaba ufite n'ibyaha? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese Imana urayumvira? Ese ujya uceceka mu kigeragezo? Ese ufite kwizera? Reka tubanze dusengere umuntu wumva umutima we hari ibyo umurega. Haguruka tugusengera Imana. Umuntu wumvishe ijambo ry'Imana ukaba ufite ibibazo byinshi bimeze nka Yeriko, ufite ibigeragezo bitandukanye, nibyo birahari, ariko nanone ufite ibyaha, ufitanye urubanza n'Imana. Banza uhaguruke tugusengera Imana, ikigutandukanya n'Imana kiveho, ikigutandukanya n'Imana nikivaho, uri buze kwakira umugisha w'Imana. Ntabwo bishoboka ko wabona iby'Imana kandi ufitanye nayo ikibazo. Rambura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Muhaguruke dukomere Imana amashyi ku bwa bene data. Urabizi kuryama ntusinzire, ufite ibibazo byinshi, urananiwe, isi irimo irakugerageza, ufite intambara nyinshi mu muryango, ufite intambara nyinshi mu rugo, ubuzima bwakunaniye, ariko nanone urabizi ko ufitanye urubanza n'Imana. Imana ntago mubanye neza. Haguruka nawe wo kwihagararaho, wo kwihagararaho rwose. Mwebwe nimutambuke muze tubasengere, katubasengera Imana. Wowe ntago waba usigaye. Ese urifuza ko yari kwivaho utubahirije amabwiriza? Ntibishoboka. Tambuke muze ahangaha, ngwino tugusengera Imana. Turaza gufata umwanya wo kubwira Imana noneho tuti Imana tugirire neza, twihanye ibyaha, twumviye amabwiriza, turifuza umugisha wawe. Turasaba umugisha, kandi ufitanye ikibazo n'Imana ntabwo Imana yawuguha. Nimupfukame tubasengere, ariko nawe usigaye wahaguruka ukaza tukagusengera Imana. Kadusengera abangaba. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye yuko ijambo ryawe ari rizima. Reka umwuka wera avunjire ababene data bagiye kure yawe, nyamara bafite ibyifuzo byinshi, ariko bafite ikibazo, mufitanye ikibazo. Ibyaha bakoze byose turabikweretse, beze ubatunganye, ubabarire ibyaha byabo, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, uhereye none ubagire ibyaremwe bishya. Turagushimiye kuko ubyumvise kandi ukaba ubikoze. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Reka dusabe iterano ryose rihaguruke, dusabe Imana iduhe kwizera. Mu ntwara zakoze nuko Abisiraheli bizeye. Tugira gushidikanya kwishi mu buzima bwacu, ariko reka dusenge Imana tuyisabe kwizera. Nubwo Yeriko ihari, nubwo ibibazo bihari, ariko Imana iduhe kwizera,
tuzi neza ko igihe cy'Imana nikigera Yeriko izakurwaho. Mana ishobora byose, turagushimiye turi muri iri teraniro. Nta muntu udafite Yeriko iri imbere ye, nta muntu udafite ikigeragezo, nta muntu udafite ikibazo, ariko nanone dushimishijwe nuko watuvuzeho kandi watuvuzeho ibintu byiza. Ni nayo mpamvu muri uyu mwanya dusengeye buri wese ngo umuhe kwizera, tudatinze ngo tube mu byawe tubitindemo, twabura kwizera tukagwa, ariko duhe kwizera kugira ngo tubitindemo. Hakwizera abagabo, hakwizera ababyeyi, hakwizera abakobwa, hakwizera abasore. Twongerere kwizera. N'abigishwa barakubwiye ngo twongerere kwizera, kandi kwizera uduhe n'imbaraga zo guhagarara mu bigeragezo. Kandi Imana ishobora byose, uduhe kwihangana no guceceka. Dore benshi guceceka birabananiye, duhe gucecekera mu bigeragezo. Turakwinginze, duhe gucecekera mu bigeragezo, kandi uduhe kwizera gukwiriye. Tugukomeye mu mashyi tugushimira yuko uduhaye kwizera, kandi yuko udushoboje kurwana kugeza ku munsi Yeriko zituri imbere uzazikuraho. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Dukomere Imana amashyi tuyishimire. Imana ihimbazwe kubw'ijambo ryayo, kandi turize pe. Amen, amen. Izo ntware enye murazumvise, murazitahana kugira ngo Yeriko iriduke. Ugomba kwanga iby'Imana yanga, ukihanira kureka, ukumvira Imana, ukarwana ucecetse, ukazamura kwizera kwawe. Yesu abazi icyo ari bukore, siko bimeze? Yarabivuze ngo burya abakugerageza we abazi icyo ari bukore. Amen. Mushumba mutunga ibiganza, Imana imumugisha. Imana ihimbazwe. Yewe, Imana ibizi icyo iri bukore, mujye mwicecekera. Ntabwo mwumvise ko nayo tuyaturimbiye ngo amakuba yose irayategeka. Ibi bifite, ariko ubundi tuba turizwa n'iki buriya? Uzi ko ibi bifite mu kiganza? Muhaguruke duture, muhaguruke dukora umurimo w'Imana. Bya bitero twasigaje tubiririmbe. Hasigaye bingahera, ubwo si bibiri gusa, wenda ni bibiri ahari. Tubiririmbe dukora umurimo w'Imana. Nibyo, ni bibiri. Nibyo turirimbe, duhere kuri icyo cya gatatu, ntihazabura intambara. Hanyuma dukore dukora umurimo w'Imana, amaturo n'icya 10, no kuri momo pay izo ngizo z'umuhondo za 07 911. Keretse
umugisha ageze ku irembo. Dufite amatangazo ahoraho, buri cyumweru tugira amateraniro 3. Irya mbere ritangira saa moya, irya kabiri saa 3:30, irya gatatu saa 6. Tugira nibature itangira kuwa mbere ikagira kuwa gatandatu saa 11 kugera saa 12. Tugira amasengesho y'icyumba cyo kuwa mbere atangira saa 2 akagera saa 10. Abagabo barasenga kuwa mbere saa 12. Kuwa kabiri ababyeyi barasenga kuva saa 3 kugera saa 10. Kuwa gatatu urubyiruko barasenga kuva ku manywa, abagiye mu kazi bakaza nimugoroba saa 12. Hanyuma kuwa kane twongera kugira icyumba cy'amasengesho kandi gitangira saa 2 kikagera saa 10. Kuwa gatanu tugira ijoro ry'impinduka ritangira saa 11:30 rikagera saa 2:30. Kuwa gatatu kandi saa 9:30 twigisha abizera bashya bashaka kuzabatizwa, no ku cyumweru saa 8. Kuwa kane no kuwa gatandatu saa 8 twigisha abantu batazi gusoma no kwandika ku buntu. Amatangazo dufite adahoraho nuko kuwa kane saa 12, saa 12 abadiyakoni bose dufitanye n'abinama. Abadiyakoni bose abari mu materaniro n'abataje mu batubwirire ko abadiyakoni bose bafitanye inama n'ubuyobozi bw'itorero saa 12. Irindi tangazo mushumba araza kurisubiramo no kubashishikariza amazone n'amafamiye, serivisi zose turimo gutanga no kuzajya uzana icyemezo cya famiye na zone. Iryo narishatse kuvuga ari busubiremo ni ry'inyubako. Uburyo jo twashoje cya cyiciro cy'inkingi faze ya mbere, tukaba twatangiye faze ya kabiri. Ejo twashimiye abantu besheje umuhigo barangije inkingi zabo. Hashoboye kurangiza abantu 8, ibyiciro 8. Abandi ntibarasoza ariko barakomeje. Hanyuma rero dutangiye faze ya kabiri y'inkingi, ariyo buri cyiciro cyongeye gukatirwa izindi nkingi kizatanga, kuko nkuko mubibona tugiye kongera kubaka izindi nkingi. Reka ayo matangazo rero umushumba muhe umwanya abitubwireho, aze no kudusoreza amateraniro. Kabazane igiseke dutangemo amafaranga y'inyubako y'urusengero. Muzane amafaranga, ariko mbere yo guhaguruka reka tubanze tubabwireho gatoya mu by'ukuri aho Imana igejeje ikora tubaye twishimiye. Reka tuyikomere mu mashyi. Buriya kuba tuzana amafaranga tugakomeza tukabaho, Imana iba yakoze imirimo. Ni muri ubwo buryo rero yarabivuzeho mwarimu, rwose igihe mukoze ibi ngibi mufatanyije n'Imana ni igihe gitoya, ariko turifuza ko uku kwezi kwa 8 tuzatangira ejo tuzongera tukamena dari ya ruguru. Hari ibyo tugiye kubaka twongere tumene. Turifuza rero ko uku kwezi kwa 8 tubikora, kandi turifuza ko uyu mwaka twawusoza twasakaye. Hari inkunga twemerewe ya miliyoni 10, batubwiye ko nitugeza mu kwezi kwa 10 tutaragaragaza ko tuyakeneye, kandi kubigaragaza nuko tuzaba twamajije kuzamura hasigaye amabati nayo bazaduha. Kandi twamenye ko hari abandi bageze kure barimo barayasaba, barayatwemereye ariko dushobora kuyabura. Ni muri urwo rwego rero tubashishikariza gukomeza gukorera mu nkingi. Hagiyeho nanone inkingi, kandi turashimira buri wese wakoze mu butunzi bwe. Hajemo umugisha, ntago hajemo inyatsi. Rero turakomeza dushinganishe ibyacu n'abacu dutanga amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Turabashimiye rero uko mwabikoze, kandi mukomeze mubikore. Nutabona amafaranga ujye uvuga neza inzu y'Imana birahagije, usengera abatanze. Ariko niba uyafite ntuzagira ubusambo ujye mu mibare myinshi cyane. N'ubundi umuntu ajya mu mibare agakomeza akayibamo, kazarinda asaza akirimo. Ariko hari ukuntu Imana igitanga kunyurwa ukumva ubayeho neza nta kibazo ufite, ariko hari igihe umuntu abaho ahangayitse. Ubwo rero reka tubasabe muzana amafaranga. Ku cyumweru muri ibi biseke no kuri momo twashyizeho ibihumbi bigeze muri 200, aho mwakuye Imana ibongere. Imana ibigenze gute?
kandi rero ndawakiriye mu izina rya Yesu, ndanawubona kandi muba mwawunsabiye. Mujye mubanguka dutanguranwe, mwandikishe. Imana iguha umugisha aho kuyihongere. Imana iguha umugisha. Ibi bintu birakora, ntabwo ari igipindi. Hari umuntu waduhaye amafaranga tutanasengana aha, yumvishe ko turi kubaka, yaduhaye amafaranga agera mu 100,000. Ejo bundi yarambwiye ngo byarakoze, yabonye umugisha azazana andi. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha aho kuyihongere. Imana iguha umugisha, yego, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha rwose, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana iguha 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 umugisha. Umugisha Imana itanze uzana ubukire, uzana ubukire rwose. Imana iguha umugisha, nta mubabaro. Imana ibaha umugisha. Tugiye guha mushiki wacu avuga, ariko nawe ushaka kuvuga nawe Imana iguha umugisha. Tuyatanga dufite n'ibibazo, dufite n'amadeni, ariko Imana irabibona. Imana iguha umugisha. N'ubundi se amadeni ufite ko atakwishyurwa nawe ushyizemo, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Amadeni ufite ntago yakwishyura yushyizemo, ariko byibura ikwicira umwaku, igaca inzira, ikwicira igini. Imana ijye ibaha umugisha. Haleluya. Ntabwo nari nateguye kuvuga, ariko umutima wakomeje kumbwira ngo igihe cyo uvuga. Hari isezerano Imana yari yansezeranyije, hanyuma irarisubiza, ariko ibyo byose nayibonye ariko ntangiye gusengera hano, ntangiye kwiyegereza Imana. Icyo gihe nahize umuhigo ndavuga ati Imana, ntangiye gusengera hano, ati nunkorera ikintu nzaza nsishimira hano Imana, kandi iryo shimwe nzarishira kuri iyi nyubako. Rero nashaka kuritanga, ndagira ngo munafashe Imana icyubahiro. Urahiguye aho ukuye rero, Imana ihongere na bya bindi bikirindiriye ibikoreho mu izina rya Yesu. Buriya rero hari ibintu dukora hano bisa nk'ibyoroshye, ariko imbere y'Imana bikaba bikomeye bikomeye bikomeye. None se nawe uvuye mu rugo utonganye n'umudamu, arakubwira ngo usiga 10 ntawe ufite, usigaranye 1,000 cyo kuzagenda muri no mujyi mu cyumweru, ariko ugeze aha ngaho uragitanze. Ubu urumva Imana yo itaha agaciro ibyo bintu, igini iraryica, irariniga. Mujye mureka tuzana aha ngaha duha Imana, ntabwo ari ibipindi, kandi ibi birakora kuko ngewe ndabizi neza, kandi abazakomeza kubikurikirana mugashyira mu bikorwa, ejo cyangwa ejo bundi muzaba muri abakire, mwigisha abandi ahantu bashobora gukura amafaranga. Hari abantu batazi Imana ariko bajya bacunga. Tugira ahantu dutanga icya 10 n'amaturo hariya kuri Stefano, baba badasengera no mu matorero yacu, akamenya ko gutanga icya 10 bizana umugisha, akaza akabaza ngo ahantu bashyira amafaranga y'urusengero ni hehe, akaza akayashyiramo ntanasenge. Ariko Imana ikareba uwo muntu ugize umutima wo kuza gushyigikira umurimo wayo, ikamurinda gutya, akakomeza agakira. Niyo mpamvu mubona n'abapagani bakomeza kubaho, rimwe na rimwe bakaturushaho kubaho neza. Burya hari abagira kwizera baturusha kwizera, ibi tuba tuvuga babyumve neza. Ariko mu izina rya Yesu twese tugire gutya, Imana iduhe imigisha. Nimuhaguruke. Arega kuri iyi si tutabonye umugisha w'Imana twabona umuvumo, kandi tutabonye twayigwamo, ariko Imana izaduhe n'iherezo ryiza. Murashaka gukoresha na telefone, akanyenyeri, umuntu bivuga nta kibivuga, reka ni kwa kundi, nta kanyenyeri ni ziriya ziri hariya ku ipapuro binini, akanyenyeri 182 akanyenyeri. Kandi uyu mushinga wagize imbaraga, 8 mujye muvuga cyane, ariko yego 07 yego yego mushyireho ibiceri. Icyiciro cy'ibiceri twakivuyemo, mwashyizeho ko numva zitavugara.
cyangwa zivuga gahoro inote ntago zisakuza. Murakoze cyane rero, iki cyumweru Imana izabaha umugisha. Uku kwezi tugiye gutangira kwa munani tuzagutangira ejo, ukuboko kw'Imana kuzatubeho. Uku kwezi kwa munani tuzabona ineza y'Imana. Uku kwezi kwa munani Imana izaturinda uburwayi no ku miryango yacu. Uku kwezi kwa munani tuzahure n'imigisha yacu. Uku kwezi kwa munani abacuruza bazunguke. Uku kwezi kwa munani Imana izaturinda inyatsi. Uku kwezi kwa munani tuzahure n'imigisha yacu. Imigisha ntituyibonye, nimujyane n'amahoro ya Kristo. Amen.